nkuko mubibona ndi umukunzi wanyu Eme. Tubahaye ikaze rero, tubahaye ikaze kuri channel yacu, channel yanyu Iwacu TV. Ibiganiro tubagezaho uyu munsi tubazana ikiganiro ciza mbese kugira ngo ukundwe na societe, kugira ngo umugabo agukunde cyangwa se umugore agukunde ni ibiki wakora. Nibyo biganiro tubazaniye uyu munsi kugira ngo tubaganirize. Ikintu cya mbere tubazaniye kugira tubabwire ngo mbese umukobwa ko bavuga ngo umukobwa akunda umuhungu, abakobwa bakunda abahungu, abakobwa bakunda ababa bameze bate. Ni ibintu bitatu rero tujye kuganiraho nakubwira ngo icyambere ni ubukire, icyakabiri ni boga, icyakatatu ni ukuba uri cyamamare, icyakane ndetse tugomba no gushiraho no ufite icukura byanga byakunda. Iyo ufite icukura nubwo ubugikura ntikigende, ariko umukobwa aravuga ati uyu muhungu afite ubwenge byanga byakunda, nubwo uyu munsi bitari byakunda ejo bizakunda. Hari impamvu bivuga rero, aravuga ati wenda arakora byaranze, ashobora kuba ko adatekereza neza. Ikintu kimwe gishobora kuba cyabitera avuga ati uyu mutipe mwegereye mfite akamiliyoni kanje, nubwo wakora akantu k'ibihumbi 200 wamushiramo akamiliyoni kabamo 200 twatera imbere. Bishatse kuvuga iki rero? Nuvuko umukobwa mbere na mbere kugira ngo akureba kurambagize ntabwo bameze nk'abahungu. Arareba ati uyu mutipe afite ubwenge, cyambere areba mu bwenge, afata uyu mutipe afite ubwenge. Yego n'abahungu bagiye babireba ko ati umukobwa afite ubwenge yakubaka, ariko umukobwa we buriya kugira ngo umukobwa gukunde amanzi yakwiga mu mutwe, amanzi yareba hazaza hawe ntabwo gupfa kugukunda. Arareba ati umuntu nimba afite aka business k'ibihumbi 200 nanjye nkurikije uko nteye wamucikuramo nabwo se uwamwinjirira tukabana tufata ubwenge bwanjye nkubuvanga n'ubwe aka business katera imbere. Ikindi cya kabiri umukobwa ahitarebaho cyangwa se tucite cya gatatu kuko noze mbabwira ngo turaganira ku bintu bitandukanye. Hari cyo bita ububoga bw'umwagana, icaka ne ari cyo kuba uri cyamamare, kuko umva iri cyamamare tayari ntabwo bucitunze, ahubwo ubutunzwe n'abakureba. Ni muri umusitari kuri YouTube, ni muri umusitari kuri radio, mukumva abantu bagomba gutunga n'iki n'abantu bagukurikira. Ibanga rero wa musore wewe ni mutari wakora kofi ikintu mutari wamenye, nta mukobwa ukunda atari yakwiga byanga byakunda amanzi yakureba mu mutwe agati ushobora kuba umwana nawe ushobora kuba umugabo. Ashobora ubundi abakobwa bafata abagabo nk'abana, ko umukobwa aravuga ati nje ugiye kumutwara nzamushira ku murongo byanga byakunda, akavuga ati nje ni uyu mutipe kumushira ku murongo ntabwo byananirana. Nahawe rero niba utarakanda subscribe n'umwanya kugira ngo kandi subscribe, niba utarakanda share na like nahawe, ndetse nawe kandi subscribe turagushimira ko ni inkunga waduhaye ikomeye cyane, ni inkunga waduhaye pe turagushima kuko nta kintu waduha, nta kintu wadusibye kuduha umwanya. Tujye gufatanya iminota rero utarenze 15 kugira ngo tuganire kuri ibyo bintu, ndetse nimba hari undi ushaka ngo abyumve nakurarikira gufata iki kiganiro cyacu ukakimusangiza ukakimusharinga ubundi tukibana. Turabakunda rero katutihuse tudatabatige rero, reka dukomeze dutangira ibintu tubije. Yes tubashimire rero mwe tuzaca zakadasohoka, mwe mudahwema kuduha subscribe ndetse gutera like na commentaire kugira ngo mugezweho ibiganiro byacu. Uyu munsi rero tubazana ikiganiro cyiza kivuga giti mbese warusi ko burya hari ibintu umusore cyangwa se umukobwa akunda. Dore ibintu byo kuganiraho uyu munsi rero turaje tuganire duti mbese kugira ngo umusore akunde ni iki kigendera, ni iki agenderaho, cyangwa se kugira ngo umukobwa akunde ni iki agenderaho. Uyu munsi rero tubazaniye umutumirwa nawe hari ibintu araza kutuganiriza ubundi natwe akaba ibyo tuganiraho. Uyu mutumirwa niwe tujye kumenya twatega amatwi tunumusuhuza, ndetse n'umusore mwiza cyane ukunzwe, ni umuntu nawe ushobora kumva uramukunze. Ibintu tujye kuganiraho cyane iyo umutumirwa agiye kumanza yatubwire, reka tumanze twabitega amatwi twumve kugira ngo tubiganire twinjire muri topic twumvishe ikintu tugiye kuganira nangwa se commentaire uraterwa. Mutumirwa turakwagiriye dushobora ngo tuganize mbese ni iki abagabo cyangwa se abasore bakunda ibi bintu, kugira ngo abakutega amatwi nubwo tutari hano hamwe wamanza wabasangiza ese ni ibiki abagabo cyangwa abasore bakunda, ni iki abakobwa cyangwa se abagore bakunda. Reka manze bagutega amatwi.
murabyumvishe rero nk'uko nimbagiye dufite umutumirwa kuko ntabwo akenshi tuba turi twenyine nangwa se ntabwo umuntu apfa gukora ikiganiro nta hantu nangwa se ahantu afite avuga ati uyu muntu reka tumuganize abisangiza abantu nk'uko rero mwabyumvishe cyane abagabo tugira nimba ari ingeso sinzi nimba nabyita ingeso nimba ari imico abagabo tugira ariko twebwe abagabo nangwa se igitsina gabo umugabo cyangwa se umusore hari ikintu gituma akunda umukobwa nangwa se umugore kuko nuraya babwiye rero nangwa se ukuntu natwe tugomba kubyumva icyambere ni uko akorera hari ikintu umugabo kugira na mbere kugira ngo wowe umukobwa nangwa se umusore nangwa se umugore agukunde hari ikintu cyambere arebaho ikintu cyambere ni imico yawe ese uyu muntu afite imico imeze ite nimvuga umuco nangwa se imico yawe utekereze kabiri abantu bagira imico itandukanye rero nambere ukimara kureba umukobwa ukareba imico ye uravuga uti nyamara kurikije iyi mico ye hari ikintu nzamfasha ikintu nzampindura ukurikije ukuntu akuganiza ukurikije ukuntu aba akugira inama imico ye sinumva imico ye sinzi ukuntu ushobora gusobanurira ariko imico yawe niyo ndeba ntabwo vuga ngo iyo mico yawe ngo ni imico koko ikurimo kuko simba nzi imico ikurimo ndani ariyo mpamvu baciye umugani ngo akaresha mugeni siko kagira ute siko kamuto uwo mugani murawuzi nuvuga ko rero n'umukobwa kugira ngo attracting umuntu nabo se yakwiriye ko umukobwa bakundana hari imico amanzi yamwereka bire nambere akamwereka ko ari umwana mwiza akamwereka yuko buri kimwe cyose nta kibazo cyo yego ntaryera ngo de ariko icyo kintu umuhungu amaze kubona imico y'umukobwa nicagiye avuga ati uyu mukobwa koko yaba inshuti yanje twihuse rero turi cyambere tucise imico turi ku ruhare rw'umugabo nangwa se turi ku ruhare rw'umusore cyambere tucise imico ikindi cya kabiri umuhungu ahita arebera ku mukobwa kugira ngo umukobwa wumve ko yabifitiye hari icyo bita impuhwe abahungu tukunze kugira impuhwe umugore ashobora kuza gutakira cyangwa se umukobwa gutakira y'abantu ukumva ugize impuhwe kugira ubuzima abayemo akakugira ubuzima abayemo kugira ngo ntagiye nashoboye wewe nk'umugabo nangwa se nk'umusore ukahita wumva umugiriye impuhwe kumva ko ubuzima arimo ushobora kugira ukaba wamufashamo akabaho neza ukumva ni impuhwe umugabo abagiriye uwo muntu agize ute wamutakiye rero izo mpuhwe izo mico yakubonyeho nibyo bintu bishobora kuba byatuma umusore yashobora gukunda we wa mukobwa cyangwa se wa mugore we ikindi cya mbere twakwita cya gatatu uko wowe uteye abagabo tugira ikintu bita ni irari umugabo hari umugabo muzangana avuga ati njyewe nkunda umukobwa unanutse nkunda umukobwa ubyibushye nkunda umukobwa uringaniye nkunda umukobwa ufite taye zimeze gutya nkunda umukobwa unanutse nkunda umukobwa ufite amabuno sinkunda umukobwa ufite amabuno nkunda umukobwa ureba gutya nuvuko ukuntu akubona ubwiza bwawe uko hari uwo nkunda wowe utakunda hari uwo nkunda wowe utakunda hari ukuntu ntakunda mbese ko irari ryacu ry'abagabo niryo leta rikwereka ati wowe ukimara kubona uriya mukobwa uhita uvuga uti uyu mukobwa ngira ute ndamurebye icyo turakwita ubwiza n'inshito ubwiza ntuzagire ngo njyewe icyo ikintu kimbereye cyiza nawe kikubera cyiza sinzi umufilozofi wavuze ati ubwiza bw'umuntu nangwa se wowe ibyo ukunda ni uburozi kuri ngewe niyo mpamvu rero mvuga ngo ubwiza wumve ubwiza ko wowe nawe uri kureba video wumve kuri mwiza ufite ugukunda ufite iki ariko nuvuga ko icyo twebwe tugamije kukubwira ni kimwe no kugira ngo tumenyeshe ngo mbese abagabo cyangwa abasore bakunda iki umuco w'amategeko tukiri ku bagabo abagabo bakunda imico yawe cyangwa se uko karagiteri zawe sinzi ko nandi numvuga imico yawe mbere na mbere bitamu mbese imico yanje ni ikindi cya kabiri abagabo bakunda kugira ite bakunda kugira impuhwe wowe mukobwa ugenda ukagira umugabo w'umututi mfite n'wikine zimeze gutya ndabura ikingira ute icyo kintu abagabo baragikunda iyo maraza gucumba uko ashoboye nta abagabo dufite ikintu bita gushobora iyo yumva kuko abazi ko ashoboye yumva nyine izo mpuhwe zawe zifite agaciro akumva ko agomba kugira impuhwe akajya gufasha ikindi cya gatatu nakubwiye ni ubwiza bwawe wowe ureba iyi video nta gusa n'abandi bose ahubwo wowe urihagije ufite ubwiza bwihagije mbere na mbere kandi arayika ko uri mwiza
icya gatatu rero ni imiterere yawe. Ubwo nakubwiye hari abagabo bakunda bafite amaguru manini, amabuno manini, amaso manini, amaso matoya, amaguru matoya, mu nda hatoya, mu nda hanini. Imiterere y'umukobwa niyo tugenda tuvuga duti iyi miterere yawe wa mukobwa we umugabo uje uzirikana ko ukuteye umugabo abikunda. Twagiye ku bakobwa rero, abakobwa hari ikintu cya mbere bakunda, nubwo waba uri iki, nubwo waba uri iki, nubwo waba uri iki, ikintu bita kofi. Nimvuga kofi urabyumva, ntabwo ari icyayi. Kofi mvuga ni amafaranga. Nta mukobwa udakunda amafaranga, nta mukobwa udakunda amafaranga uko byagenda kose. Ni ukuvuga rero nta mugabo mubi ubaho, ahubwo umugabo aba mubi mu mufuka. Ububi bw'umugabo ni mu mufuka, ubwiza bw'umugabo ni ifaranga. Nta mukobwa rero udakunda iki, nta mukobwa udakunda ifaranga, utari kunda nanterewe. Twagenda nko ku bagabo, cyo mu gihe cyo umugabo ushobora kuba umugore ufite amafaranga, umugabo ntakwemera. Impamvu ya mbere ni atekereza ibintu bibiri, nimara kumugeraho azansuzugura, sinzaba umugabo, nzaba imbwa, nzagenda gutya, bizagenda gutya. Ariko umugore uwo ari we wese uri umugabo ufite amafaranga, nta mugore wakunaniye, nta mugore wakunaniye. Ikindi kindi mvuga ngo ni amafaranga, nuvuga ko umusaza w'imyaka 50 ashobora kurongora umwana w'imyaka 22 na 25 kuko amubonaho imitungo, kuko amubonaho amafaranga. Ibyo bintu nimba tutabyemeranyaho, tera commentaire umbwire ngo simbyumva. Ariko icyo nuko nzi ko muri kamere ya muntu, muri kamere yacu, nta mukobwa wanga amafaranga. Nuvuga ko nubwo waba uri ikimuga ufite amafaranga ntiwaba umugore, nubwo waba uri iki, nubwo waba utareba, nubwo waba uterura, ufite amafaranga ntiwaba umugore. Ni nkubwira rero ngo ikintu cya mbere umukobwa akunda amafaranga. Nuntera amabuye sinzi icyo uramushaka, ariko ushobora kuba utabyemeranya natwe, ni ibitekerezo byawe nawe turabyakira. Ikindi umukobwa twavuga akunda cya kabiri, umukobwa akunda ikintu bita bogari. Abakobwa bakunda bogari. Niba utari bogari nubwo tayari, ubwo bivuze ko niba utari bogari ukaba nta mafaranga ufite y'abantu, ubwo ni wa wundi bavuze ngo umugore utagira amafaranga agakundwa na nyina y'abana, nawe mama wawe aragukunda, ntabwo uzi gukunda. Ariko ibyo bintu mbere na mbere, niba utari bogari ukaba utafite amafaranga, nta mukobwa wagukunda. Kuba bogari ni kimwe n'ikindi. Hari imvugo yateye muri iyi minsi bavuga ngo ni ifoto. Yashobora kuba bogari nyine ntabwo dushatse kuvuga wacumbishe. Kuba bogari icyo nakugira inama, kuko ni muri bogari abakobwa baragukunda. Okay, nawe ninde abakobwa bakunda nawe urabizi. Umukobwa cyangwa ukurikiyeho ni kimwe, nawe gerageza ujye ute ushake ikindi kintu wakora kugira ngo umushimishe birenza. Ikindi kintu nakuvuga ku bintu by'ababogari, umukobwa abavuga ati yebana uyu mutipe musohokanye nkamwambika fresh, yebana namwifotorezaho abakobwa bagenzi banje barabona ko nanjye uyu munsi natwitse. Ubwo rero nuvuga ko mu bintu muri byo bintu bibiri bimaze kuvugwa, wewe mugabo we nangwa se umusore imana tumwe ukubona ufitemo yebana, nawe nyine urumva hari icyo ukibura. Icubura ni kimwe rero, icubura ni cya kintu ntabwo nzakubwira ngo babogari we n'Imana yakuremeye uri mutoya nangwa se ukuntu ungana, ariko ubukire nuzakora uzaba umukire, abakobwa bazagukunda. Cyangwa se ushobora no kuba utanashaka gukundwa n'abakobwa, okay, uziberaho. Ikindi cya gatatu rero tuvuga abakobwa bakunda ikintu bita icyamamare. Nimvuga icyamamare sinzi nimba urasobanukirwa n'icyo nshatse kuvuga, ariko kuba icyamamare tube ntabwo dufata icyamamare gishoboka. Ubu tuvuge Bruce Melody cyangwa se ba The Ben cyangwa se ba Rayman cyangwa ba Messi. Icya kuba icyamamare urabyumva, kuba uzwi cyane ku kintu runaka. Ushobora kuba icyamamare uzwi ku muziki, ushobora kuba uri icyamamare uzwi ku mupira w'amaguru cyangwa se mu kubyina cyangwa se mu kuba ibintu bitandukanye. Icyamamare mu bintu bitandukanye, uvuga ko ntabwo waba icyamamare mu icyamamare mu busambo cyangwa se mu icyamamare mu bugoryi, mu icyamamare kuba icyamamare tuvuga no kuba uri icyamamare mu bintu byiza. Iyo rero uri icyamamare mu bintu byiza, abakobwa baragukunda. Abakobwa baragukunda kuba uri icyamamare, kuba
ufite ibintu ukora bikunzwe kuba uzwi ku cyangwa ni ukubuzwi nivuga ko cyangwa ari kubuzwi byanga byakora numva ibintu byose bikubiyemo bya bintu byose twavuze bwa mbere numva ko ntabwo wari cyamamare nta mafaranga ufite ubwo yiri cyamamare ubu n'umukire ntabwo wari cyamamare ugenda n'amaguru ntabwo nta cyamamare genda n'amaguru mukumva pese iki cyamamare ndetse no kuba umukire ni ibintu byuzute ni ibintu bijanye icyo gusaba ni kimwe rero niba utari wamenya ngo uri kimwe muri ibi nabimenya ngo nta mpamvu nta nubwo utaze kugukunda ariko kugukunda birashoboka icyo usabwa ni ikihe icyo usabwa ni ugukora cyane nyine ugakunda nuvuga ko nta mukobwa wakunda umusambo nta mukobwa wakunda okay nawe rero iyo ukeneye uriyanga reba tubyizanye kuri nawe iyo ukeneye uriyanga turabakunda kuko twasanzwe tubabwira wari umwanya kugira ngo tuganire tumenye mbese umukobwa akunda iki umuhungu akunda iki ese usanze muri ibyo byose uburamo iki niba utarakanda subscribe ni umwanya ngo dukore subscribe niba utarakanda like and share kugira ngo uganize ibi no biganiro bigire ku bantu benshi ni umwanya wawe kugira ngo ubikore turabakunda rero tubashimiye n'umwanya muduhaye kugira ngo tubagezeho ibiganiro byacu nkuko mubibona ndi umukunzi wanyu tubahaye ikaze rero tubahaye ikaze kuri channel yanyu iwacu TV ibiganiro tubagezeho uyu munsi tubazaniye ikiganiro cyiza mbese kugira ngo ukundwe na societe kugira ngo umugabo agukunde cyangwa se umugore agukunde ni ibiki wakora nibyo biganiro tubazaniye uyu munsi kugira ngo tubaganirize ikintu cya mbere tubazaniye kugira ngo tubabwire ngo mbese umukobwa ko bavuga ngo umukobwa akunda umuhungu abakobwa bakunda abahungu bakunda ababa bameze bate ni ibintu bitatu rero tujye kuganiraho nakutubwira ngo icyambere ni ubukire cyakabiri ni boga cyakatatu ni ukuba uri cyamamare icyakane ndetse tugomba no gushiraho no ufite icukura byanga byakunda iyo ufite icukura nubwo ubugikura ntikigende ariko umukobwa aravuga ati uyu muhungu afite ubwenge byanga byakunda nubwo uyu munsi bitari byakunda ejo bizakunda hari impamvu bivuga rero aravuga ati wenda arakora byaranze ashobora kuba ko adatekereza neza ikintu kimwe gishobora kuba cyabitera ati uyu mutipe mwegereye mfite akamiliyoni kanje nubwo wakora akantu k'ibihumbi 200 wamushiramo akamiliyoni 200 twatera imbere bishatse kuvuga iki rero nuvuko umukobwa mbere na mbere kugira ngo akureba kurambagize ntabwo bameze nk'abahungu arareba ati uyu mutipe afite ubwenge cyambere areba mu ubwenge afata uyu mutipe afite ubwenge ngo n'abahungu bagiye babireba ko ati umukobwa afite ubwenge yakubaka ariko umukobwa we buriya kugira ngo umukobwa gukunde amanza yakwiga mu mutwe amanzi yareba hazaza hawe ntabwo ari gupfa kugukunda arareba ati umuntu nimba afite aka business k'ibihumbi 200 nanjye nkurikije uko nteye wamushikuramo nangwa se uwamwinjirira tukabana tufata ubwenge bwanjye nk'ubuvanga n'ubwe aka business katera imbere ikindi cya kabiri umukobwa yitarebaho cyangwa se tucite cya gatatu kuko noze mbabwira ngo turaganira ku bintu bitandukanye hari cyo bita ububoga bw'umwagana icaka ne ari cyo kuba uri cyamamare kuko umva iri cyamamare tayari ntabwo bucitunze ahubwo ubutunzwe n'abakureba ni muri umusitari kuri YouTube ni muri umusitari kuri radio mukumva abantu bagomba gutunga n'iki n'abantu bagukurikira ibanga rero wa musore wewe ni mutari wakora kofi ikintu mutari wamenye nta mukobwa ukunda atari yakwiga byanga byakunda manzi yakureba mu mutwe agati ushobora kuba umugana ngo ushobora kuba umugabo ashobora ubundi abakobwa bafata abagabo nk'abana kuko umukobwa aravuga ati nje ugiye kumutwara nzamushira ku murongo byanga byakunda akavuga ati nje ni uyu mutipe kumushira ku murongo ntabwo byananirana nahawe rero ni mutarakanda subscribe n'umwanya ngira ngo kandi subscribe ni mutarakanda share na like nahawe ndetse nawe kandi subscribe turagushimira ko ni inkunga waduhaye ikomeye cyane ni inkunga waduhaye pe turagushima kuko nta kintu waduha nta kintu wadusibye kuduha umwanya tujye gufatanya iminota rero tarenze 15 kugira ngo tuganire kuri ibyo bintu ndetse nimba hari undi ushaka ngo abyumve nakurarikira gufata iki kiganiro cyacu ukakimusangiza ukakimusharinga bundi tukibana turabakunda rero katutihuse tudatabatige rero reka dukomeze dutangira ibintu tubija imuzi kuko nababwiye kuko nabateguriye ndetse kuko muzi ko nabicisha sari nkore nabi nabicisha amatsiko kamatamaze twumva n'uyu muntu uko yumva ikiganiro cyacu nawe nubwo atari imbere ya kamera ko nawe wamutega amatwi ukamwumva
kuko nuko umusore ashobora gukunda ibintu byose byubahirije imico myiza byubahirije ubwiza gusa ariko ibyo bintu ntabikubonemo cyangwa se ntagire n'abagire impuhwe akaba yagutunga ariko akaba atakwifuza ko mwabana kubera iki turabakunda rero hasigaye nahawe ciao ciao